ndagenda Hawuki. Shari ndagenda. Ndakwinginze pe. Mbabarira umvire mu buzima. Rwose niba nibyo wantanzeho byose pe uri kubyicuza. Wenda ubwire nzabikwishyura. Oya ariko njye ntabwo ndi kukwishyuza. Gusa nagira ngo mubwire ko njye mfite uburyo bwose bushoboka kugira ngo utazajya kure. Ego Rwanda utari rwiyambitse ni amahoro mukobwa. Ntabwo mbwiyambitse pe. Uri ndi ubwiye umugore wanjye ngo yiyahurire cyangwa kwica. Nta soni. Niko shaka. Gusa ko umukobwa wanjye yajyaga ambwira ko abaye mu bucaka nkagira ngo arabeshya. Rwose ni mu mbabaye nuko ntabwo namenye ko nyine ari mwebwe. Ahubwo se muranywa iki? Turanywa iki? Kamwe basi. Hano aratinyuka Peter. Yiyita se wakubyaye. Ngewe muzihe? Nigeze mpura nawe ngewe. Uriya muvuno metore. Niba namwita impongo, niba namwitisha. Nkabona arakariyumanganyije nkabona nyine sinzi ibintu byabo. Uri kumva? Ntabwo hajye kugikandagiza ajye banza checking neza. None se niba mara kunyakira ubwo akazi kanye nakaye. Ntabwo urabyumva neza. Niba mara kukwakira rero bayamaze kwemera ko mukorana cyangwa se muganira. Uzababwira yuko ushaka umuntu akorana. Urumva abakobwa nawe urabizi ukuntu gahunda zanyu. Burya mwagize akabazo mukarangiza vuba vuba. Zahita ubwo ati ngenza amabanga ya Beni uko akora kose ndakuze kandi ntabwo azi ko naje kubabwiza ukuri. Babyumvishe atubwo reka ndashimpa fashe Beni tumugereho vuba vuba. Use nk'ubiyunga kugira ngo mumpike. Uri kubyumva? Icyo nshaka none iki ngiki rero. Ibyo numara kubigeraho. Nge nzaguha amafaranga. Usohokane na Bera. Mujyana ahantu mugere mu wakane. Nge nzishyura byose icyo muzajya icyo muzanywa cyose. Nzashyura ntuzagira ikibazo. Ubu ni nzahamusanga kuko nabonye gusubira muri warugo cyakigwa cyane nawe kituzeho umutwe byazatuma amena amaraso yacyo cyangwa bikaba ibindi ntabwo nshaka gusubira muri warugo we n'umuntu bajyana ngo nzaza mbafate nzaza bite mfata Bera urumva nawe kashi zazazibona Nta kibazo zabigukorera unkoresha iyo gahunda niyo nshaka kumva ko akazi ntabwo kagoye cyane ubu babwiza ukuri ntugire ikibazo ibintu bizagenda neza nta kibazo pe kandi ndakwizeye buriya rero anje karameri rwose akazi n'akawe uriya ni umukoro wawe ugenda umwiteho ibyo azayavuga byose yavuga bibi ubyemere gusa ni ukugira ngo werekane ko nta hantu abangamiwe urumva nanjye bakazi ngiye kuba simbizi niba ntabifite n'uburenganzira nagera nkaturayo mukecuru ite kuri Lucky noneho umukomeza umutima nanjye ndita kuri Lionel rwose noneho rero ibyo bazajya bavuga tuzajya tugenda tubajya inyuma nyine tumeze nk'ababashyigikiye kugira ngo nibura umutima wabo bumve yuko hari umuntu uhari utabarwanya kandi bagira inama uhabereye mu muhanda tubarwanira ishyaka ubwo rero ndashaka kugira ngo ubande kuzana ibijumba tugiye yego mukecuru naho wigize hariya hirya ariko ndagushaka izuba Neza rwose. ese ubona warakaye Ahubwo mbwira ibintu byanjye uvuye kubicuruza. Wowe warigiye ukurikira Beni ntabwo uzi ukuntu ashiriye ngo mvuye kugucuruza ibintu ko ntureze uvuye. Wasabye uruhushya se? none se hari ibintu bigeze hari ibintu wabonye nsohokana Ahubwo ngewe ibintu biransetsa. Uru rwanya ngo rwahuye n'umusazi.
urumva uzi ko umurozi apfa akavuka undi ako shire kuba mbaje mufite ubwuzu ubuje ushaka tuvugana wagiye gutara ubwuzu raki uribuka nyiraguruka agenda urabyibuka dusigaye hano njyenyine nawe none ari hano ari kurwana n'amazizi ari gutegura ibintu byo kurya ku meza nawe wagiye winjira ngaha utansubiza se ahubwo nimwagiye mugenda musabira ubuye ese sheri ko nagiye uri mu cyumba kandi ko nari nagiye ahantu kuri nayo ndi hano hafi hari ikibazo basi wamubariye ese wasabye uruhushya bararukwima nk'ubu wageze uribuka ukuntu bari bari umufuka mu kanya bakwikoreye wagira ngo bari umufuka w'umuceri bari gucicikana mu ntoza mu biza cyangwa mu makorona kariho nabonye bahaje nk'abagura amasuka sheri basi wamubariye kuko nyine mbwira mama muvuye raki aratuje agiye kuba umugore mu rugo akora imirimo yose uragiye ako sheri ngiye simba nakuza akazi simba naguhaye keya koko nyine azajya ateka nyine ngiye muhekeya nese simba nakwitayeho sinagiye maze kukwitaho amaze kumwitaho gusa nyine sheri nari ngiye kugura amayinite nari ngiye kugura amayinite ako si umuntu azagira ibibazo mu muteza sibyo kwanza abantu bajya bantera urugore mu bwonko bazana ubu nzagira ubururanse aza akanywa akarya gusa n'inshoreke zawe mbeshyi ngo ni basaza bawe ngura amayoga banywe ako sheri bene hari ikintu yigeze akonsoma ahangaha ahubwo hakavuza Laurence wakuri 200,000 angahe hagera miliyoni 2 cyangwa 200,000 ubuse bene hari na fanta wigeze umugurira ariko akamaze mu bisi mwagiye mwihangara mukareka kurwana n'agatukurwa kari mu jisho ryanjye cyangwa se by'undi muntu wabanje ukareba ikintu kiri mu ntu uzi ko ahubwo ari n'icyaha kiri mu maso yawe ahubwo sheri reka mubwire ahubwo wowe ugira imana ubwo se ahubwo ibingibi bigaragaza nyine yuko washatse abagore beza aho kubatekereza ufite umugore atambukana n'umuntu unamureba ahubwo uzi no guhitamo shake si noneho ndabihera he Siko wishimye byagiye ndishimye umutima wanjye urishimye nimbikubwira ubyumva mbwira nyine winyicisha amatsiko koko umva cyakora ni wowe wankoreye umuti pe nari nahangayitse nzi ko byonyine bituye banashuri gutya ari buhite wenda mvuna nk'amaboko nase yakubwiye neza twaganiriye neza mubwiza ukuri mubwira ukuntu byagenze ukuntu cya Laurence cyankangishije imbunda aravuga ati ahubwo nzakica umva ambwiye ntabera kuvira shitani y'umugore yagira muri uru rugo bwa mbere sharambwiye amagambo meza urumva ko nakoze umuti neza ahubwo si ubu nimba nakugurira iki umva ntabwo mbizi pe nase rakisi byo nyine nahoze nkubwira ngo umubwize ukuri umva nawe banje kubitinya numva bikomeye numva umutima muri kumbwira bivuga undi ukambwira ngo nubivuga urapfa ariko ubu ndumva ntuje umutima wanjye urabotse umva ahari tugiye kubyibuha umva bikomeye nuko n'Imana ije abanza leta nigira mu ijuru kubera ukuntu nezerewe numva meze neza mana yanjye nukuri gusa nyine Imana mve ko nyishimye nanjye biranshimishije cyane na n'ubu ndimo kubitekerezaho nkibaza ese ibintu ninjye byabayeho ibi byishimo ninjye ubifite n'agahinda narimaranye iminsi mana nyine karamba Imana ihora hose ni ukuri pe byo umva maze yasanze nimba mpata igitoki arababara ngo kubera rwa bero utarimo kumfasha ngaho ibaze nawe n'ubwa mbere byumvise ndi kukubwira ngo kuva iriya shitani yagera muri uru nibwo bwa mbere mbwiwe amagambo meza urumva ko nyine ibintu byagiye mu bintu birimo biraza Imana igume bimfashemo bigende neza kuko rega nifuza urugo rwa kera nkigera muri uru rugo rwa rumeze neza ibintu ari uburyohe ariko kidobya nyine ntizijya zibura igihe kintu ndi kumva gihita gikurikira barahita birukana pe utabivuga nkajya mu kirere ndi kubyumva kandi nizeye ko biri buze si ubu byashoboka koko ariko Imana ishobora byose kandi Imana nizera nsenga ntabwo izatuma mbabara iteka ngo mberanwe n'agahinda bizashira biveho bigende nongere ngarure umunezero wanjye ngarure n'umubiri wanjye mere neza ibintu byiza so nawe turasohokera kwishima ntabwo mbizi pe ndumva n'ubu ndi kubitekereza kubyakira ndi kumva ari nk'inzozi ariko ngize ikibazo ubwo se ndamutse mbizeye bakanamaza nabigenza gute mba nkubwire
kubizera ahubwo ikibazo wenda nuko ufite ikibazo cy'uko bashobora kutakwizera. Mva nkubwire we numara kugerayo ko ninjye tufitanye gahunda tagati yacu wayumvishe we nushaka kugira ngo bakwizere uzanampamagare kuri telefone ko nzi gahunda yawe bya byose uzanagiye mbizi uzahamaganye nzahita nzakwita nkubwira uburyo ugomba gukora kata nkubwira amabwiriza yose nyaguhe nkuko nyagabwe nyaguha bahita bumva ko wamvuyemo uzahita kugira icyizere. Bari kubyumva nabyumvishe ariko nibibazo we tumika kazi kandi ugende ubigireho ingiraje bikubyo bushoboka bwose nanjye nzaguhamagara nkubwira amabwiriza yose kucyo dushaka nta kindi nuko bamenye ko muri kumwe wowe mukabantu bari ryarye kubyo mushobora no kuza kumpiga muri kumwe ariko batazi ko uri indyarye yabo batazi ko uri umugambanyi wabo ibintu byose ukabiyereka ko muri kumwe mufatanije hama we dukora gahunda gutyo ku ruhande. Urumva nge nawe nige tuzatubiziranye twenyine turi babiri nta wundi wa gatatu. None se ayo mafaranga bimeze bite? Amafaranga yahe? Wambwiye ko nongera kuma akazi uzanyongeza. Joy mba nkubwire we kora akazi ugakore neza uri kunyumva neza icyo nshaka nuko birava muri rugo naho iby'amafaranga naye kugukubira nka kabiri ariko nzakubira nka gatatu cya kane. Sure Yo umva nkwereke urahari icyo utazi mbere yuko nza kujya muduhure tuvana uza kureba kuri konti yawe icyo nashyizeho kashi zirahari Joy we kora akazi icyo nshaka nuko birava muri rugo kuko kugira ngo beragume muri rugo niyo mbitekerejeho ko nayi muri rugo numva umutima undi numva umutwe undiye aho kugira ngo agume muri rugo mubure service habe bindi cyane ko ndibone zira kashi we kora akazi uko ndi kubona yuko gusubira muri rugo byazambiramo ibindi bibazo kuko ndashaka gufata bera nkamuza neza ntazi n'ingaruka zibayeho wanyumvishe kora akazi rero by'amafaranga ninda ku mutindi. Okay nta kibazo ndakwizeye sibyo yego nayo ukora akazi icy'amafaranga cyo ukimparira nta n'isoni urahura kuri bigambo kugira ngo uhure ibishyimbo byabyo bahora byamehembe ngo bahoragurire mu mifuka uri umaze kwikanga umaze kumva muri bitangaza hano murumva ko wajya mu muri imfura mu bakobwa cyangwa se murabaherereza muri imfura ni muri n'abaherereza n'inyuma yanyu haza abandi kujya kumera nkaya hene yikanze ubwiza bukiritarishije zawe wikanga ubwiza mwirirwa mugenda mwibambaza ku bagabo n'ashi mwanya baze babikorera ese buriya yo nta kugarura buriya bya kugenda ibaze ko rero hasohotse umugore we bera basohotse bamwikoreye agira ati abantu bakoma amashyi nta n'isoni gusa sheri basi mbabara basi niba nkukomerekeje sibyo nyine wenda ubwo ndarengereye ariko mbabarira pe none se ubundi yarinze ajya kuguterura nimba ashaka kugera nawe ndi ko muko ese ubundi Ben ubundi uramukunda sheri nabwiye ko Ben amukunda yamukunda rega mbana nese simba naragiye niya igihe ahera nkurikirana ni gakeya ariko sheri koko ubwo nukumbwiye urumva yuko babaje muratera impuhwe none se iyo uhitamo nk'umuntu mukuru ahubwo ngo mugende wenda ukanamujijisha ukaza nko kwirukanka cyangwa se ugashaka iyindi tekinike wenda gushorera nk'inka ivuye mu isoko bavuye kugura kugira bakwikoreye kwera nawe ukanze ubone ni urwana asanga ariko kuvuga ngo ugeze mu rugo amahoro wenda sanugura telefone rwande wasanga wanditseho ntuzanye amacibiri kandi ari byo dore ko muri yo rwaraze nese kandi nimero ntazi nyine tekinike mama mwarakoresheje wowe wanze gushyiraho nimero ko wabonye ko Laurence yakoze kuri mwene wawe muzahita kugeza ryari mwajye mumesa kabwe kandi ubu nizane nanjye undi mugore wa gatatu cyase ntibone n'ikizungereza hari erega ntabwo rimwe beza gusa muri beza ndabemera pe urari ntabwo nisondetse ariko ubu nizane yundi mwatanya amatiko mugaya mwiga mugurikirana sheri nyine ngo basi mbabarana nyine nakwabasha ariko mbabarira sibyo ngubu nuko umuntu akubwira n'ubumva ubu wakaba ujya mu masengesho ubu urarya wakoze umuntu hati bitoki abiteka agira ute ajye kubigura wagiye muri misi ko se sheri nyine twagabanya imirimo azanye nyine ateka mwayigabanya mwabyumvikanye twabyumvikanye
ahubwo raki nkubwire iyindi nkuru y'ihumure. kagira inkuru ariko uyu munsi Uyu munsi rero uraserebura ku buryo unanirwa. Nyine ejo njya gusura mukecuru yarambwiye ati agiye kugerageza ku buryo ubukwe bwawe buzaba kandi ari bwiza nyine bunejeje. Imana yanjye Imana yumve ko nyishimye pe ngo byonyine umva mabukwe aranshyigikiye ndatekereza n'ubukwe mu gihe njye mbona hakirimo intambara nyinshi ari kukurwanira intambara nyinshi ari kurwana nyine urugamba ari ku rugamba. gusa nyine icyo amaze kubona cyo iyo umuntu ari mu nzira nziza akora ibintu byiza n'Imana ishaka ibintu byose birikora bigenda biba sawa ukabyifuza. Erega burya sinzi ukuntu nabivuga pe gusa Imana yo mu ijuru yumve ko nyishimye n'ukuri namabukwe arimo arampangira ubukwe cyane ahubwo we harumva byabaye byanarangiye ariko kuba mabukwe abiriwe ibintu byose ndahamya neza ko bizagenda neza. Ahubwo ke hari ibintu ntekerejeho narabuze umwanya wo kubikora mfite n'ihungabana n'iki ariko ubu ngubu ibintu umukecuru yambwiye ubu ngiye kujya mbikora nishimye nkeye meze neza ku buryo mbera ngomba kumurusha amanota cyane rwose. ngiye kuzamubwira neza yantuka yankubita byose simbyiteho mubwire neza muguyagwe n'inkweto ubu ngubu ngiye kuzanzi hoya niko bimeze nyine urabona mbere narabikoraga pe ariko kuva iriya shitaniya yagera muri uru rugo nacitse intege ndiheba agahinda karanyica ariko ubu ngubu ngomba kubikora nkamurusha amanota nubwo mabukwe arimo ategura rega bugataha. Nasi urumva nyine n'iki cyakurikira ugomba nyine kumuha keya ahubwo ikindi kintu ugomba kwirinda kujya ahantu utasabye uruhushya. Icyo cyo none yewe dore niyo waba ugiye mu rugo ugomba kubanza ugasaba uruhushya. Oya niko bimeze n'ukuri iryo kosa ntabwo nakongera kurikora. ariko ubundi Bella wamuretse ndajyoye uri kunyumva we kora akazi uri kunyumva uko Bella yandishije umutima kenshi we musore muri rugo tumurangiza ubundi twikundane. Sure. Yes. Oh. Shaho byaba ari byiza. Umva. Ariko nturako nagukunda we no bireba. Cyane neza kwikunda. Ega niba nkunda no kugukoresha nagira ngo twibanira. Urukundo yanyimye nduguwe rwose. Cyane guwa ko azatuma zagicasha. We kora akazi sibyo asohoke muri rugo ibindi bimpare. Cyane ndabikora pe fakumbwiye ko tuzabana. Keza. Sibyo. Wagiye kafunza. Nukuri bikeza makora. Naho umuntu yerega buri icyo nakabonye imbere ubundi. Ariko icyo nyine kora akazi wowe sibyo tumaye tumuvane hariya abone ko nanjye ntamishije kongera uko yazansuzugura icyo nanga gasuzugura cyane ari gukorera nanga gasuzugura kuko karanje. Okay sawa rero gahunda nuko tuyihanye sibyo hagize yandi makuru nayakubwira ariko kutangira akazi numva ufite n'isirere ubu mpamagaye reka yakemeza ko ibyo bintu mwabivuganye mwabigabanya. Sheri yabyemeza no kuri twabivuganye. Ubu rero mubwiye niyo wagiye namubwiye ko ngiye kugura amayinite nyine njye twibonana ari guhata ibyo bitoki kumwe ngo ntabwo azi watoromye ngahata ibitoki ariko Sheri urumva rati yamvuga neza rego ugiye gukora umukeba iki telefone cyawe wakitabye cyangwa ukakizima kandi telefone yawe nzabimenya buriya njyewe kamaze nkubwiza ukuri kubera ukuntu nkonesha umutwe ubu niba narakuretse bene kukohohana ni uko nari gutajya mu itangazamakuru ngo biyonera abagore bamusoreye nk'usore ntuza nk'agahene k'ipfishi karimo imyumbati kakagwa muri iyo myumbati urumva nkavuga ati wenda ku cyubahiro cy'umuryango ndemera ndakugaruza ariko no muri yaza akakujyana ubundi niba mukunda azaza ayore akujyana kugira ngo kunesha umutwe uragira urazana akamwira wajya ngo kurya urusenda nta n'isoni gusa umbeshya muntekere imitwe kana umukeba ku cyumwiza rese ko mubwiye ugiye umva rwose mbaze ubwiye Sheri njye Ben ntabwo mukunda simukunda habe na gato haba ariko aho kugira ngo njye kubana na Ben nakemera akajya kwimanika mu giti. ariko wigeze umukunda samukunze se Sheri sinzi ko nabikubwira winjira hano hari ukubura uko ngira hari niko navuga winjiye muri banki ibitsemo amafaranga y'abaturage uje kureba
cyangwa se ugiye kureba nk'imashini zayikora amafaranga. ashira ibyo ntibarambeshyira njye barambeshyira pe barambeshyira rwose nese yaba rero yazanye simba nese uyonya ko gaso ari kunyanyima so ari kwama ariko nkahita ngenda mwese kuce bene aza hano mu ruhego cyangwa se ari kukombe. shiri ntabwo mbizi ariko njyewe mve yuko bene ntamukunda simukunda habe na gato. Ni iki cyabinyemeza ariko? Icyabinyemeza nuko turi kumwe. Iki? Uko turi kumwe. Ni cyabikwemeza ko njye ntabwo naba nakemeye. Ntacyo uzambwira kizakwemeza ko bene ntamukunda nyine. Basi nyine nzagikurikira uzumva ushaka nyine yuko nkora. Bantu kusora amafuti yose mufite sibyo? Nimba mugiye kugenda muvuge njye uvuga mufata nk'iki? Ahubwo niyo naba ngiye heheze ku muhanda kugura amayinite ngomba kuzambibabwira kandi ntuje kandi nabona batabyakiriye neza singewe nkabireka cyane rwose. Oya niko bimeze ahubwo nibirimo nizajya no gukoresha tuwarete yo hanze nzaha ntanga raporo cyane rwose aho kugira ibintu byongera bisubire. Erega kuko bashobora kuza mu nzu bampamagara bakambura ugasanga nyine kubera bya binini narabamenyereje nibyo bise bigaruka mu mutwe ntanava ntibabyemere ko mvuye kuri tuwarete cyane rwose. Ariko umukecuru yarishimye nyine ko yanagiye kumusura. Ntabwo byabura diseri yabinsabye ariko birumvikana nyine cyane ko nawe agufata nk'umwana we. Ni umuntu mwiza nanjye rwose nyine nemeye kumubera umwana pe. Aya niko bimeze gusa nyine ndishimye mu buzima sinari mperutse kwishima bigeze ahangaha. Nanjye biranshimishije pe. Ahubwo wanyereka mbere ubu ngubu ukuntu ari kureba. Umva byura byo simbyitayeho sinkeneye no kubyumva umva biramureba rwose sinkeneye no kurebana nawe mu maso uretse ko nyine umuntu mubana ntawe wamuhungira ariko rwose ibye ntibindeba azagenda akora ibye biramureba nanjye ngomba gukora ibyanjye gukora inshingano zanjye nkita ku mugabere ibi ntabyo nyine kagende nkomeze nkeke ngaho gira vuba nanjye ko njya kunywa amazi ndumva mfite inyota ariko nyine ndishimye pe. Madamu ubu noneho akazi nibwo gatangiye. Nibwo gatangiye cyane rwose. Gatangiye gute se kandi kararangiye? Wowe warakarangije ariko mabuja amaje kumbwira ko ubu akazi aribwo kagiye gutangira neza. Kandi kiri ukunda kururu ngewe urasa niba mukunda ibintu bya kururu nibyo kuri gukururuka mu rugo rw'abandi kuko akazi ko karangiye none se kandi niye misiyo bamuhaye? Ntabwo nagiye mu rugo rw'abandi ahubwo yaje kunyirebera utanyumva nabi. Unyumve neza. Misiyo bamuhaye se ni ukuvuga ngo hari umutipe nyine wabanje gukundana na mabuja bita Beni. Ubu noneho nta n'imiyaga noneho wari kumushyiriraho. Nizere ko mwavuganye amafaranga agomba kuguhemba. Amafaranga ntabwo twigeze tuyavugana. Amafaranga ntabwo twayavuganye ariko yambwiye yuko Ben ari kumubangamira bya hatari. Ngomba gukora ibishoboka byose nkamukurira mu nzira. Ikindi kandi target yanjye nyine nanjye ndashaka ko mabuja atsinda kuko amaje kumpemba amafaranga ya mbere ibintu birapfuye nawe uratangira duhinduka ngo umugabo mbabarira rwose kiri ndakwiyanye ndarakwisabye urumva ngewe ibintu byanyu n'ibyo wabijyanye hanze wa mugabo ntukagishyiremo rwose. Mbese ejo bundi niba utangiye kutwita abagambanyi ibiki kandi ubona ni ukuri ndashaka ko mabuja abona uriya mugabo bakabana bagasezerana. Nibashaka bazasezerane rwose bagire urugo rwiza afite umugabo wanjye kandi uranyuze gusa winyibageza ndatuma ntibafite n'igiye kukubwira wakora utakora nyine ko amafaranga y'ibyiza bijya kuyafata urumva ninjye uzabigenda njye kuyahembwa nyazana hano muri uru rugo ugenera amafaranga ugomba gukoresha andi mafaranga tuyabike tuyizigama ibintu byo kwigupfusha amafaranga ubusa ubona amafaranga ukayapfusha ubusa uko wishakiye ubu ubyibagiwe sibyo? Twumvikane ninkorera 100,000 uri kumva ninkorera 100,000 10,000 bizajya biba ibyanjye. Nta kibazo rwose. Ninkorera miliyoni 100,000 bizajya biba ibyanjye. Nta bintu byo kuzana ujye ubijyana ariko ibyo gufata amafaranga 200,000 ukazana amafaranga 150 muri uru rugo rwose birakuba ari ugusesagura shiriye nawe biriya bwari ubwawe byaba arimo kwaye. Okay rero
nyine nibyo nari ndi kukubwira urabona mabuja ni ukuri arashaka ikindi kandi buri kiri gutuma ashyigikira mabuja buriya raki nyine hazagamo n'akantu oya ariko urafuha mana yanjye niko se Joyce urabona wambwira impamvu itumye mpamagara nanjye nkaguha karibu ahangaha iwanjye nshaka ukuntu bimeze nabonaga ugenda ushaka kunyicara kandi ntabona si ngombwa ayawe mvuze ukuri ngo wambwira bateze amatwi mbwira uko kuri kose nyine nabonaga bimeze nabi none bene niwe kunkoresha bene urimo uragukoresha yagukoreshaga se mu buhe buryo washakaga kumenya iki kuri njyewe nyine nashakaga kumenya numve ko gikundana na bene none se bene ajya kuguha akazi ntabwo yarakubwiye ko dukundana ntabwo yageze abimbwira none se yaguhaye akazi ko kugira gute washaka kuneka iki wowe nyine yari yamaye akazi ngo numve ko we umuki umukunda ariko ntabwo nari nzi ko reka gukunda bivuze ngo weho wari waje kuneka kugira ngo umenye nimba nyikunda bene gusa nanyuze kuri kamera kugira ngo numve ayo makuru ko bene mukikundana wanyuze kuri Pamela ndetse niba wagiye kubaza ayo makuru Pamela cyangwa wenda Pamela amakuru yaguhaye yaba yaratumye ahubwo byaguhaye inzira nziza zo kuba wangeraho ngo uze kuneka neza ngo komeza rero kumbwira n'ibindi Joyce muteze amatwi nyine amata yabyara amavuta nakomeje kumva inkuru Pamela yambwiye ndabanza kuzikubwira abasha kunyizera kugira ngo ku kazi rero Joyce reka mubwire izi sawa tuvugana haguruka unagende nimuki ahubwo se bene aracyagukoresha yego bene aracyankoresha nese uko kakimara gukoresha ukaba umuvuyemo ahubwo nyine umva mubwire gusa nyine nurikengereje kare nari ngiye kukurangiza mu gahe gato wari kuzabona wabaye uva utazi uko byagenze ariko nyine zisaba tuvugana haguruka ugenda ubwire bene umbwire ati bene ntakigukunda nta kinagukene no mu maso kandi nawe arabizi ko ntakimukunda ukumva neza ubwo rero byarimo kandi amubwire ati kandi ntabwo nicaye ndagerageza buri kimwe cyose kiratuma mvaho akamvira mu buzima akandeka kuko atangira kuza gutera muri uru rugo aza kuruteramo n'umuhaye na karibu nk'iseriyo ni mu makuru bimeze bite asibye no kubyumva ntabwo gushaka kubyumva wayambwira muri make rero biri ku ntungo njye ngomba gushakisha uburyo ngomba gushinga icumu muri uru rugo kuko umva ukuntu meze nk'umuntu ukorera nko hanze cyangwa se w'umusirikare cyangwa se w'umukinnyi ku rwego rw'igihugu ukaba yagiye gukinira hanze ugisohoka urugo rwanjye bakaza bakarushinga mu icumu urabona ko bitanagayitse ariko buruzi umujinya amavuta birumvikana ubona umuntu aza rwose akaza mu rugo rwawe uzi turi kuvugana ukuntu byagiye nari mfite isoni kubera nanze kubikubwira ariko ubwo nashyize ubwenge kugira naruhutse uzi ko nari ninjiye hano mu nzu ndi kubwira ngo bene ashobora kuzamena umutwe cyangwa se nkaba ndi kunywa icupa umutwe wanjye bakawujanjagura aho kari tumaze guhurira ngaha yikoreye biramusohoye iyo umureka se akacetetana umva ahubwo nayo nari mu mutima wanjye umutima umwambwira ati ubundi nkireka ariko nabwo nkavuga ngo niyo rero najya kwandika izina rimeze gute mu itangazamakuru umuntu nkanjye uzwi n'abantu barenga bangahe bavuga ngo umugore we ngo baraje baramuterura bamujyana none njye nkavuga ati iki kintu iyo kirindira byora kikamutera kikamwongoshyeshya kikamujyana wenda yijyana cyangwa se kikamufosinga ko kitamwikoreye cyo kikabona cyo yakirwemo mbega inkuru yari itangaje niba nari mpari ngo ndebe umva wari kumira njye narebye nkingera no ku muryango mbona umuntu yatatanye umuntu ku mutwe ndavuga ati shyira amabere yanjye kwa hasi ubwo se yari mapyisi yari bwoko cyo kintu kinampamagara aho ngo rero wari ahubwo byonyine nabyumvishe nari ndi guhamagarira umuntu hano kwa kundi umuntu aba ari kwitaba umuntu hanze urumva cyagiye ngiye kumva numva kizishije kimpamagara ndabati kushaki kuko ariko njye reka maze nkubwire ni by'abagore banjye njye ndi gutangira kugarukira rake
nubwo wenda nabatanganya amakosa na Bera Bera wenda nubwo agira amakosa ntabwo ari menshi ariko Bera nawe arambwira ati Bera ntabwo mukunda bikaba ibibazo bye Raka ariko byo wamugani agerageza koroshya umusonga ntabwo ari nka Bera nahise kambwira ngo ibintu byose yakoze yabikoreshejwe n'imbunda yari muri we ariko nanjye cyarankanze cya kigabo nga noneho ishyire mu cyimbo cya Raka noneho b'umugore bagufatireho imbunda uzi ko ari ubwo yari no kwinyarira ahubwo akomeye mamaze nkubwira cya kigabo kikagaraka ntabwo cyakizeho imbunda ndabanza ndatitira byonyine mbasanga ahangaha bari guhoberana urumva ndi kumwe na mama yonza kuba ntarinzi ko afite imbunda umva mba narateruye n'ikesi mba narateruye n'igiti nka kimukubita njyewe nyine nibyo ndi kuvuga impamvu nari nashyiriyemo Raka imiyaga ndakubwiza ukuri nahise numva mwanze none se wamwagiye iki kirira ko mwapfuye ngiye gufata 100 byanjye nabiriye cyangwa nawe ngo muguremo n'ibintu uri kumva yarangiza nategereza ko ari busohoka ahubwo ibintu bikajya byaba ibintu usaba kunguramo n'ibiki nese iyo mugurira amakanzu meza cyangwa nagira n'ukundi hari icyo byari gutwara ihimwa n'indyamiriza kiriye urumva ibintu byose ugiye gukora utangishije inama ntabwo byapfa kuguhira urumva neza ikindi sinzi gusa amabara rwose ibintu bya nyikobuzi urangurigera ubundi ubwo urabona bizaba yira bigomba kuduhira ngomba gutanga ibyo mfite byose ibyo ufite byose bakora nk'ubikorera ndetse ibi ufite byose uzakora muri urugo se ukajya gusahura mu rugo kwa Lionel tanyumva nabi ndi kuvuga ngomba gutanga imbaraga zanjye zose nkakora nk'ubikorera reka uri kumva mabuja akegukana Lionel ni ukuvanga imbaraga zawe zose hano mu rugo nk'aho wakwitaye ku inshingano zawe nk'umugabo hano mu rugo ugiye kuzishyira mu kazi ka Bera ibyo byo ntabwo nabyemera ntabwo nabyumvikanaho nawe umva rero mubwire wa mugore we iyo ushaka gukorera umuntu ikindi kandi nawe ibyo uri gukora ubona ari ibintu byakuzanira inyungu akazi ukagira nk'akawe uri kumva ndabyumva ko ukagira nk'akawe gusa mbere ya byose ubanza no ugomba kubanza ukumvikana nawe akakubwira amafaranga agomba kuguha sibyo ntabwo ujya kwiturira mu kazi ukora batarakubwira amafaranga bari buguhe ubwo se atakwishyuye cyangwa akakwambura ntabwo ugenda saa sita nkugaburiye se uretse nyine gatoya umbwira iki uzi ko mabuja amafaranga afite ndi kumukorera akazi ke neza nanashaka n'ibi biryo uretse ko wenda nkubaha nanashaka nayo ajya kurya n'ahantu hakomakomeye harenze n'ubundi ubwo usanze warya wakuze hano uje kwiyengura oya ntaho njya kandi usigaye uvuga ukagenda witapagura uvuga amagambo menshi urumva nakubwiye ngo ifuhe ryawe we ryatuma umuntu adakuretse ko ngira umutima ukomeye ntagufuhira se singukunda okay sawa ni byiza noneho icyo nari ndi kuvuga njyewe ndashaka gukorera amabura ku buryo njyewe atazajya nita umukozi amafaranga hano rero mu ntoki zanjye ntabwo ndayabona wasanga yanayaguhaye ariko nawe ubu se nta gacupa nawe ni gute wajya gukorera umuntu mutabanje kumvikana n'amafaranga ko Bera rero njye nizere ko turangizanyije ntacyo uzongera kumbaza none se Joyce kubera icyo uje kumbwira ubundi izo nkuru wivuyemo nyine ukaba uvuye muri bosi wawe kandi mbere ntabyo wari warambwiye nyine rero njye yanze kunyishyura niyo mpamvu nanjye rero mbashije kubikugezaho bivuze ngo icyo mupfuye ni amafaranga ariko yakwishyura wari gukomeza nyine ukaneka nanjye nzonemo ndakoresha umuntu kumbi ari ahantu habiri erega bene yampaye amafaranga yakuma amafaranga niyo mpamvu nanjye rero muvuyemo yashimiza amari none se yari yararwaye ariko vanze yari yayamaye ariko yanze kumenya ariko ubwo nyine bivuze ngo nakwishyura nyine uzakomeza mukorane nese bwo namwizera nayama nzamukorera ariko natayama ariko uri agacucu rwose Joyce nese ubwo bivuze ngo n'ubundi ubwo uracyangenda aho tu nese n'ubundi byose kubimbwiye urumva ikintu uzaba bivuze ngo azajya akubwira ibintu noneho ubwo uzajya ubanza nyine uzajya uhita uzubimbwira urumva ariko narebye ndavuga ati iki kigabo ni inkegera
gifite imbunda kiranyica nivumburira ahangaha yo mpagaze umushinya uranyishe ndareba buri kintu nkamva ati ninkegera mfite imbura gifite imbura cyatakinturitse ati shareka kirenge umushinya nari mfite ubundi sibyo burebuze umuntu wanturuye mama ntagira ngo ambwire inkuru zose ukuntu byatangiye ukuntu byagenze ntabwo nari kuza nicara ati ibyo akiri nari kuza mpita mushyira mu mutwe cyangwa se mu kaniho mukecuru yarwanya urugamba rukomeye ako nyine yarambwiye ati iraki bamukangishije imbunda yampita niba ukuntu cyayimpaye ndatete cyarayimpaye urumva hanze ariko nuko utaruhari meze gutya cyari kirambwira kumva kuri iraki ntabwo ndise urabyumva twarakona nzigabo wapi ni nawe ngo namenye za nkuru nyine nakubwiraga kiba kirampabuye nawe iraki nawe ni umuntu we bamukanga usibye no kugukanga rigakubwiriye neza umwuka wawe turangira wabonye ukuntu kimeze akora cyarabebereye ariko buriya naje kumenya impamvu yavuga ngo uruhinja rufata umujura cyarambonye akaba ntikimenye ko nyine numva mfite arega byari bikaze ntibyumve ko mfite ubwoba nyine kuvuga ati ninkegera kirandasa kiragera kirabebera kirakingura gihita kiguruka ariko ndashaka kubisubiraho biriya bintu nyire cyaharega yirukanka ntawe umwirukankanije cyarankanze byatari ko namaze kuvugana na Raki ko nikiramuka kigarutse tuzasirira nacyo nibyanga urumva ngiye mu kigo cya gisirikare uvuga ko hari umusirikare witwa Peter ugize kunkangisha imbunda akanjyanira umugore none yazakwica ubundi subwo ntabwo bingana no gupfa akimaze kuba umuntu n'umugabo mu rugo warubatse ibikorwa byawe ngashyiraho gate nk'ingiyi mukayitasa akaza akayifungura nkamuha inzoga akanywa yarangiza akihemba no kurongora umugore wanjye cyakora byo ni igisuzuguro urumva urwo rupfu uzabivuge bazanagifunge ariko mwihorere ariko nawe kimaze igihe cyacitse ushobora gusanga wenda cyaragize cyaba ati umugabo nawe yararaka yamvumbuye buriya yikanga ko aramutse aje noneho wamubanza ngewe bashobora no kuza ngasohoka no mu rugo umva nkamucunga kisohoka no ku muryango umuhina nawe se wagize ngo nuko afite imbunda yajya kuyifata ntawe umuhaye umva rero Bella nubwo Ben yakomeza kunkoresha njyewe nzaya nubwo yamara amafaranga njyewe nzaya nyafata umva nzi niyo amagambo yose ambwiye umva nanjye nayakubwira kuko uriya ni uwa fake umva nta kintu yimare umva uriya ni uwa fake aba yasamye gusa bivuze ngo urumva nk'umuntu witwa ngo ni umubosi agakoresha abantu ntanabishyure ariko rero ngenda gushyigikiye kora gahunda zawe zose ubundi ushyira ibintu byawe ku murongo binave mu nzira birumvikana wese ubundi kameze nkubwira hari ikintu umuntu agomba guharanira mu buzima kubaho urimbwa ukamara imyaka 100 cyangwa se kwihangana basi ugapfa nk'umugabo ukamara umunsi umwe nimba ntabasha kurwana urugo rwanjye bizagenda bite siko se bimeze ubundi haranira ishema urebe yuko nibura wabishyira ku murongo rega ukazanasezerana na Raki ibyo gusezerana nabyo ntabwo nabitekereza neza ngiye kubanza amahangane nabyo mbirebe umva ko nkubwira uruzi ko Bella byonyine ubwo yanyibwira ati njye kugira njye mbane na Ben najya mu mugozi nkiyahura urumva na Raki nawe akagira ati ndakwemera urumva rero ntabwo nzi icyo gukora ako bose n'agatogo ntari nabanza kwegezayo uriya mugabo ufite imbunda Ben nabanza muce mu rugo rwanjye ibyapanga byose yabipangira inyuma y'igipangu nibahurira mu nzira basomane cyangwa se barwane ariko batarwaniye iwanjye urumva ariko biretse we nzakubwira ngo werekeze nukwiyitaho rwose none se umuntu atitayeho wagize byagenda bite ushobora gushiduka wisanze mu mazi abiri neza umva nawe mbanza ubwire Jo urumva nyine Ben ni ikintu cy'ikigo nyine kiri aho ngaho n'ibyo kuragira nta nubwo abizi weho rero misiyo ngiye kuguha ndagira ngo uzajye umenyera ngo n'ibyari azajya bahagurutse ngo aje kundeba numva yapanze ngo aje kundeba wayo makuru uzajya utuyama sibyo ngiye wundi amafaranga buriya Ben yaguha ngiye nzanya kubaka sibyo ngiye nushaka nuzite no kwanga azakwishyura cyangwa azakwishyura ngiye nzajya mwihembera hari ikibazo nta kibazo icyambere nubwo makuru amafaranga waho Ben uriya we nta ukoresha umuntu se namuha amafaranga ubwo aba ari umuntu ngiye gusa ndabigukorera kandi mva nzaya nkuhamagara kubwira
wapfa kujya umenyera ngo agiye kuza kundeba aha ngaha ubundi wowe ugahita ubimbwira kuri phone. nta kibazo kirimo. ntacyo nyine reka mwizere kandi nyine mushimenye n'uburyo ngiriye icyizere nawe ubwawe watinye n'ubuzima bwawe nyine yuko wabubura ukaza kwirega ni nko kwirega ndabigushimiye. nimba ushaka ko tukwamamariza kuri filimi zacu reba nomero kuri iyi filimi uduhamagare cyangwa utwandikire kuri WhatsApp ugukorera akazi kose. inkunga rero tubasaba nk'abafana bacu niba utarakanda subscribe dufashe nukuri uyikande kandi subscribe ikandwa rimwe kimwe yuko hari n'abafite kuri telefone zabo hari abanditse sabone nukuri nimubikora muzaba mukoze cyane ni inkunga yanyu ikomeye.